Hero, umeze neza, ndagusuhuje wowe aho uri hose ku isi. Wowe wumva ushaka gusobanukirwa neza iyi myaka isi igezemo ya information na technology n'uburyo ikoramo kugira ngo ushobore kuyibyaza umusaruro. Urakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy, the place where all Rwandan and Burundian Traders learn it. Warubizi se? Kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi kimaze kubaho mu byiciro bine by'ubukungu. Muri iyi video ugiye gusobanukirwa neza ibyiciro bine by'ubukungu byaranze isi kuva ikiremwamuntu cyayikandagiraho kugeza mu gihe tugezemo, kugira ngo ushobore guhitamo icyerekezo ugomba kwerekezamo amaso yawe. Urasobanukirwa neza uko ibyiciro by'ubudehe byari bihagaze muri buri cyiciro ku isi yose, unasobanukirwe neza icyatumye abantu bagenda batandukana mu bukungu, bamwe bakaba bakire abandi bakaba bakene. Njye urimo kumva none aha nitwa Burino Inyasega kwerere, urasubscribe na like, unasangiza iyi video inshuti zawe zose ubona ziyikeneye ukoze share. Reba video yose gusobanukirwa neza icyiciro cya kane ni ingirakamaro kuri wowe. Reka dutangire turebe icyiciro cya mbere cy'ubukungu cyaranze isi kuva ikiremwamuntu cyayikandagiraho n'uburyo abantu b'icyo gihe bari babayeho mu bijyanye n'ubukungu. Alright. 1. Mu cyiciro cya mbere se cyangwa mu gice cya mbere turahasanga imyaka y'ubuhigi ndetse no gushaka ibiribwa byimejeje mu mashyamba. Muri iki gihe abakurambere bacu bisanze kuri iyi si, ubundi bahita batangira kwiga kubaho bahiga inyamaswa mu mashyamba ndetse no gushaka ibiribwa baryaga byimejeje mu mashyamba kugira ngo bashobore kubaho. Muri iki gihe ni ukuvuga ko abantu batungwaga n'ibiribwa karemano byari biri aho batagizemo uruhare kugira ngo bibeho. Abantu birirwaga inyuma y'inyamaswa baryaga ndetse no gusoroma ibiribwa mu mashyamba ko byabaga bihari ku bwinshi. Iyo baguze guhiga no gushaka imbuto mu mashyamba wabagaho. Umuntu wabaga utazi guhiga cyangwa se atazi gushaka ibiribwa mu mashyamba cyangwa se akaba adafite umuhigira ngo amuzanire, of course kubaho byaramugoraga. Ni ukuvuga ko mu myaka y'ubuhigi umwuga wari umwe gusa. Umwuga wari uguhiga inyamaswa no gushaka ibiribwa byimejeje mu mashyamba kugira ngo abantu bashobore kubaho. Ku bijyanye n'ubutunzi ndetse n'amafaranga, buri umwe mu myaka y'ubuhigi yari umukene. Bose biberaga mu myobo nk'izindi nyamaswa, bari inyagasozi cyangwa se za marine. Uwabaga ari shefu w'umuryango ntiyabaga abayeho neza biri hejuru cyane gusumba abandi mu muryango wose. Of course yashoboraga kuba yarya mbere ya bose, anafite n'abagore benshi, ariko aba mu myobo nk'abandi bose, kuko muri icyo gihe cy'ubuhigi ku isi yose nta nzu zabagaho. Abantu biberaga mu masenga nk'impyisi cyangwa intare cyangwa ingwe. Ku bijyanye n'amafaranga n'ubutunzi, bose bari abakene. Babyukaga bashaka ibibatunga gusa n'ibitunga imiryango yabo, nta kindi. Ku bijyanye n'ibyiciro by'ubudehe, abantu bose bo muri icyo gihe cy'ubuhigi bari bafite icyiciro kimwe cy'ubudehe, bose bari abahigi. Ikiremwamuntu cyabaye muri iyo myaka y'ubuhigi imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Alright. 2. Twakomeje ku cyiciro cya kabiri cy'ubutunzi cyaranze isi ku kiremwamuntu cyangwa ku nyokomuntu. Mu cyiciro cya kabiri turahasanga imyaka y'ubuhinzi n'ubworozi. Muri iyo myaka y'ubuhinzi n'ubworozi, ikiremwamuntu cyagiye cyiyongera, inyamaswa n'ibiribwa byabatungaga bigenda bikendera kandi no kubihiga bigoye. Ubundi abantu bahita biga ubwenge bwo kureba ubutaka bwiza bushobora gukuriraho inyamaswa n'ibiribwa, akaba ariho batura, hanyuma bagafata inyamaswa bahigaga ku gasozi bakazijyana mu rugo aho babaga batuye bakazorora. Noneho bakanafata n'imbuto z'ibiribwa baryaga, bagashaka ubutaka bwiza zashoboraga gutangiraho umusaruro ufatika bakazihingamo. Aho niho imyuga y'ubuhinzi n'ubworozi yatangiriye. Igihe ikiremwamuntu kigiye gutera imbuto no korora inyamaswa, ubutaka bwashoboraga gukuriraho inyamaswa n'ibiribwa bwahise butangira kuba ubutunzi bukaze. Muri icyo gihe ibijyanye n'ubwami nibwo byahise bitangira. Ubundi noneho abami n'abamikazi batangira kurwanira gushyira mu maboko yabo ubwo butaka bwashoboraga gukuriraho inyamaswa n'ibiribwa, hanyuma buri umwe wese ugize icyo akorera kuri ubwo butaka akagira amaturo atanga ibwami y'ibyo yejeje. Ayo maturo y'umusaruro babaga bejeje akaba ariyo misoro y'icyo gihe cy'ubuhinzi n'ubworozi.
Muri icyo gihe cy'ubuhinzi n'ubworozi, ubwami bwabayeho butera ubundi bwami, rimwe na rimwe ubwami bukigarurira ubundi bwami, hakabaho kunyaga ubutunzi bw'icyo gihe burimo inka, imisaruro y'ibiribwa hamwe n'abagaragu n'abaja. Ubucuruzi bwabagaho icyo gihe bwari ubwo kugurana ibiribwa cyangwa se umusaruro. Uwabaga yejeje nk'ibishyimbo akaba yagurana umusaruro n'uwejeje nk'amashaza cyangwa se ibindi biribwa. Ubwo bucuruzi nibyo byitwaga échange de biens contre les biens mu rurimi rw'igifaransa, cyangwa commerce de troc cyangwa se barter trade mu rurimi rw'icyongereza. Muri icyo gihe cy'ubuhinzi n'ubworozi nicyo gihe abantu bahagaritse kujya mu mashyamba guhiga, ahubwo batangira kuba ahantu hari ubutaka burimo ifumbire bwashoboraga gukuriraho ibiribwa ndetse n'inyamaswa. N'ikimenyimenyi abantu bakomeje kwibera mu mashyamba bahiga inyamaswa. Mu bice bimwe na bimwe hirya no hino ku isi bagiye babita amazina, urugero nk'abasigajwe inyuma n'amateka. Muri icyo gihe abakundaga kwimukamuka cyane ni ababaga bashaka ubwatsi bw'amatungo, wenda bitewe n'uko aho babaga batuye babaga baraharagiye nta bwatsi bugihari, hanyuma bakimuka bakajya gushaka ubwatsi bw'amatungo mu yandi mashyamba, ari byo bita kugisha. Muri icyo gihe cy'ubuhinzi n'ubworozi nibwo abantu batangiye kuvumbura imyuga imwe n'imwe nk'ubucuzi, kuboha, kubumba, ndetse muri icyo gihe nibwo bavumbuye n'umuriro batangira kurya ibiryo bitetse n'ibyokeje, mu gihe mu myaka y'ubuhigi babiriraga aho ngaho nk'izindi nyamaswa tubona ubu ngubu. Ni ukuvuga ko ikiremwamuntu mu gihe cy'ubuhigi biriraga umuhigo nk'uko ingwe n'impyisi birya umuhigo iyo biwufashe, kubera ko mu gihe cy'ubuhigi nyine nta muriro wabagaho. Mu gihe cy'ubuhinzi n'ubworozi nibwo abantu batangiye kubaka za nyakatsi, bava mu myobo no kwirirwa biruka inyuma y'inyamaswa, babunga imisozi n'imisozi, amashyamba n'amashyamba, ubundi batangira gutura ahantu hamwe, batangira guhinga no korora ndetse no gucura ibikoresho bimwe na bimwe byabafashaga mu kwirinda no kurinda inyamaswa babaga boroye, kugira ngo inyamaswa z'agasozi zitazirya, urugero nko gucura imyambi n'imiheto. Icyo gihe batangiye gukora ibikoresho byabafashaga mu guhinga no korora, ibikoresho byo kubikamo umusaruro babaga bejeje, urugero nk'ibyibo, inkangara, inkoko. Batangira gukora amasuka y'ibiti bahingishaga, batangira no gutunganya imivure, ibicuma ndetse n'ibisabo n'ibyansi byabafashaga kubika amata n'ibindi. Uko ikiremwamuntu cyagiye gitera imbere mu guhindura inyamaswa z'agasozi bazijyana mu rugo, ab'ibwami hamwe na hamwe ku isi bagendaga ku mafarashi, hanyuma abandi mu bwami bumwe na bumwe butari bufite amafarashi babaga bafite abagaragu cyangwa se abaja babikwereraga ku ntugu, nako babahekaga mu ngobyi, hanyuma abandi baturage basanzwe bakagenda n'ibirenge of course. Muri icyo gihe ku bijyanye n'ubutunzi n'ubukungu hahise havuka ibyiciro bibiri by'ubudehe, ari byo abakene ndetse n'abakire babaga bafite ibikingi n'inka nyinshi n'abagaragu benshi cyangwa se abaja benshi. Muri ibyo bihe by'ubuhinzi n'ubworozi ikiremwamuntu naho cyahabaye imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Alright? 3. Guys, twakomeje ku cyiciro cya gatatu cyaranze ubukungu bw'ikiremwamuntu kuva cyagera ku isi. Mu cyiciro cya gatatu turahasanga imyaka y'inganda. Muri icyo gihe cy'inganda, muri bwa bushakashatsi, kugira amatsiko ndetse no kuvumbura kw'ikiremwamuntu byatangiye kugenda bikura, biraguka ndetse bijya imbere. Hanyuma abantu bavumbura imashini, nyuma bavumbura n'imiriro y'amashanyarazi, bahita bakora ibinyabiziga, ubundi bubaka n'inganda. Witegereje neza, ibihe by'inganda byatangiye mu mwaka w'1492 igihe Christopher Columbus n'abandi bavumbuzi bafashe urugendo rwo gushaka imihanda y'ubucuruzi, gushaka ubundi butaka ndetse n'ubutunzi kamere, natural resources mu rurimi rw'icyongereza. Mu bihe by'inganda nicyo gihe iyi mihanda ya za kaburimbo yatangiye kubakwamo, ni nacyo gihe gukora ibicuruzwa mu nganda byatangiriye, guprocessinga products. Mu bihe by'inganda nicyo gihe amashuri yatangiye kubakwa kugira ngo abantu bige bajye gukora muri izo nganda, ni nacyo gihe amafaranga yahimbiwe, hanyuma ubucuruzi hirya no hino ku isi butangira gukorwa, buraguka bufata indi sura. Muri icyo gihe cy'inganda ni nabwo ibihugu by'Uburayi byishyize hamwe bijya umugambi wo gukoloniza Afurika n'utundi duce hirya no hino ku isi, kugira ngo batware ubutunzi kamere bwari bukenewe mu nganda, ndetse banatware n'abacakara bazajya gukoresha imirimo y'ingufu ibonanye y'ubuhinzi n'ubworozi
bw'ibihingwa byari bikenewe mu nganda kugira ngo bakore products nyine. Muri icyo gihe cy'inganda ubutunzi kamere bwari bukenewe mu nganda bwahise bubukire batangira kuburwanira, ndetse na n'ubu hamwe na hamwe hirya no hino ku isi baracyarasana kubera ubwo butunzi kamere. Abakoloni bamaze gukoloniza Afurika ndetse n'utundi duce tumwe na tumwe hirya no hino ku isi, basubiye iwabo barongera baricara bajya umugambi w'uko bagomba gukora ibindi bintu, basetinga uko aho ubutunzi buherereye hazajya hayoborwa, hanyuma bagashyiraho papeti zabo zizajya zibagemurira ubwo butunzi mu buryo bushyashya bw'ubukoloni buri indirect cyangwa se neocolonialism mu rurimi rw'icyongereza, aho umuyobozi abaturage bashobora kwibwira ko ari uwabo nyamara atari uwabo, ahubwo ari igikoresho cy'abakoloni bishyiriyeho gishinzwe gushyira mu bikorwa ibyo bashaka no kubakandira abo bashaka gukanda babona bashobora kwitambika umugambi w'ibyo bashaka kubaka. Right? Muri icyo gihe cy'inganda niho dusanga abaherwe b'Abanyamerika nka John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Thomas Edison, JP Morgan, Henry Ford n'abandi n'abandi. Mu bihe by'inganda ubutunzi kamere nka za peteroli, za kopa, za tini, amagoruti, za korota na kobaliti, amayiranium byahise biba ubukire. Mu gihe cy'ubuhinzi n'ubworozi ubutaka bwagombaga kuba bufite ifumbire bushobora gukuriraho ibiribwa cyangwa se inyamaswa, gusa nibwo bwabaga ari ubukire. Hanyuma noneho mu bihe by'inganda bwa butaka butashoboraga guhingwamo nibwo bwahise buba ubw'igiciro, kuko ari bwo bwari burimo ubutunzi kamere nk'amabuye y'agaciro, gaz na za peteroli. Itegereze neza urebe muri biriya bihugu by'Abarabu by'ubutayu niho hibereye amariba ya za peteroli na za zahabu. Urundi rugero nshobora kuguha ni muri Amerika, aho Henry Ford yubatse uruganda rwe rukora imodoka rwa Ford muri Detroit kubera ko yashoboraga kugura ubutaka bunini butakorerwagaho ubuhinzi n'ubworozi bw'ibitare ku giciro gito. Mu bihe by'inganda ibinyabiziga bigenda ku butaka n'ibiguruka nibwo byubatswe, ni nacyo gihe imyuga myinshi mubona yavukiye, ndetse ni naho ibijyanye n'imishahara byaziye. Kugeza ubu ubutaka bwubatseho inganda niyo mpamvu mubona ari bwo butaka buhenze cyane kurusha ubukorerwaho ubuhinzi n'ubworozi. Imijyi yose mubona ni results cyangwa se ni igisubizo cy'ibihe by'inganda. Igihe cy'inganda uwabaga afite uruganda n'abakozi benshi niwe wabaga ari umuherwe. Mu bihe by'inganda muri society twahise tugira ibyiciro bitatu by'ubudehe, ari byo abakene, abantu bafite ubutunzi buciriritse aribo bita middle class mu rurimi rw'icyongereza, ndetse n'abakire. Alright? 4. Mu byiciro bimaze kuranga isi ku bijyanye n'ubutunzi, mu cyiciro cya kane turahasanga imyaka ya internet na mudasobwa. Turahasanga imyaka y'amakuru na tekinoloji cyangwa se information and automation age mu rurimi rw'icyongereza. Igihe cy'imyaka ya internet na mudasobwa cyatangiye mu mwaka w'1971 ari uko havumbuwe internet na computer. Isi yose icyo gihe yahise itangira kuba imwe, uburyo bushya bwo gukoramo business buhita buvuka, buri kimwe cyose gitangira gukorerwa online kubw'ingufu za internet na computer. Isi y'ama software iravuka ishinga imizi, ihabwa icyicaro, computer na internet bihita bifata isi biyihindura nk'umudugudu. Kugeza ubu bitewe n'ingufu za internet na computer, isi yabaye nk'umudugudu. Ushobora gufata computer yawe na internet ugahita umenya ibirimo kubera ku isi yose hirya no hino ku isi. Muri iyi myaka y'amakuru na tekinoloji, amakuru atemberezwa na tekinoloji ni ubutunzi, ni ubukire. Muri iyi minsi abaherwe ba mbere ku isi bashobora gukura ubutunzi bwabo ahariho hose ku isi kubw'ingufu za internet na computer biyicariye iwabo. Muri ibi bihe niho dusanga abaherwe ba mbere ku isi nka Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Larry Page na Sergey Brin, umuherwe witwa Larry Ellison ufite company y'ama software yitwa Oracle Corporation. Tugahasanga umuherwe wa mbere ku isi w'umunyamerika witwa Elon Musk ufite mu maboko uruganda rwa Tesla rukora imodoka za Tesla, akaba ngubo anafite mu maboko company yahoze yitwa Twitter, ubu usigaye yitwa X, akaba ari nawe washinze PayPal. Turongera tukasanga abaherwe bo muri Aziya nk'umuherwe witwa Jack Ma, uwitwa Pony Ma wakoze WeChat. Twasanga umuherwe w'umuyapani witwa Masayoshi Son ufite company y'ama software yitwa SoftBank.
twasanga umusore muto w'umushinwa ufite mu maboko kampani ya TikTok witwa Zhang Yiming. Muri Australia turahasanga umuherwe witwa Mike Cannon Brooks hamwe n'undi witwa Scott Farquhar bafite kampani y'amasoftware yitwa Atlassian. Uyitegereje neza igiciro cyo kuba umukire muri iyi si y'imyaka y'amakuru cyahise kijya hasi. N'ubwa mbere mu mateka y'ikiremwamuntu ubukire bugaragaye ku bwinshi kuri buri umwe utagendeye kuba ari we cyangwa se abo yaba ari hose ku isi. Igikenewe cyonyine ni amakuru ya nyayo no kubasha kuyakoresha neza ukayabyaza umusaruro. Of course nanone ku isi hari abantu benshi bazahajwe n'ubukene kubera ko batabona amakuru ya nyayo, n'abayabonye bakaba batabasha kuyabyaza umusaruro. Abantu benshi bazahajwe n'ubukene kubera bakirimo gukoresha ibitekerezo byo mu myaka y'ubuhigi, ibyo mu myaka y'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ibitekerezo byo mu myaka y'inganda. Itandukaniro ryonyine riri hagati y'abaherwe bankinanutse ndetse n'abandi bose ku isi nta rindi, ni amakuru yonyine ari mu makode yirirwa atemberezwa n'ingufu za interineti hifashishijwe computer na za smartphone. Icyiza cy'iyi minsi nuko noneho amakuru ari uruhuri kuri buri umwe kandi amenshi akaba abonerwa ubuntu. Igikenewe n'umuntu ku giti cye kubona amakuru no gushakisha amakuru ya nyayo, ubundi agahita yiga kuyabyaza umusaruro ako kanya. Ni ukuvuga ko igihe tugezemo bitewe n'uko isi ihindagurika vuba vuba, hakenewe umuntu ureba kure unafite amatsiko kandi uzi guhita yiga vuba vuba akabasha kubyaza umusaruro tekinoloji nshyashya zije. Abantu bareba kure nibo bakeneye mu myaka ya information and technology muri creator economy. Muri iyi minsi birashoboka ko umuntu ashobora kuba ari umukene cyangwa se ari umwana muto akaba yahitaba umuherwe bitamusabye ibya mirengeho ku ntenyo, bimusabye interinete gusa no kubasha gukoresha amakuru yabonye mu buryo bwe ku gihe. Urugero rugaragara ni nk'aba YouTubers, aba TikTokers, aba Forex Traders n'abandi benshi ni abagabo bo kubihamya. Muri iyi minsi abantu benshi bacanye ku maso bahita baba baherwe bitabasabye gufata intwaro ngo barwanire ibihugu babitsindire ubundi bubake system zicakaza abaturage b'ibyo bihugu, urugero nka za monopoly n'izindi nyinshi. Muri iki gihe gukira ntibigisaba gufata intwaro ngo ujye kwiba ubutunzi kamere bw'abaturage basanzwe batuye mu bihugu byagaragayemo ubutunzi kamere. Muri iyi minsi ntibigisaba kuzamura amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari muri za stock market kugira ngo wubake uruganda cyangwa se uhe akazi ibihumbi n'ibihumbi by'abantu kugira ngo witwe umukire. Muri iki gihe computer ishobora kugukura mu bukene ikaguhindura umuherwe wiyicariye iwawe mu rugo. Icyo uzakenera cyonyine ni amakuru ya nyayo no kubasha kuyabyaza umusaruro gusa. Kugeza ubu muri society ku isi yose dufite ibyiciro bine by'ubudehe ku bijyanye n'ubutunzi. Dufite abakene, tukagira abafite ubutunzi buciriritse aribo bita middle class mu rurimi rw'icyongereza, tukagira abakire ndetse tukanagira n'abaherwe bafite ubutunzi bwinshi cyane buruta bw'ibihugu byinshi ku isi babonye kubera ingufu za internet na mudasobwa. Aba Jeff Bezos na ba Bill Gates rwose hari ibihugu bimwe babishyize ku isoko bahita babigura bitewe n'ubutunzi bafite, bakijwe na internet na computer. Guys, reka turebe uko izamuka ry'abaherwe bashyashya b'ikinyejana cya 21 ryatangiye. The rise of new super entrepreneurs. Warubizi mu mwaka w'1989 ku isi habaye impinduka za hatari zitigeze zibaho mu mateka y'isi. Mu mwaka w'1989 rwa rukuta rwa Berlin se cyangwa rwa Berlin rwikubita hasi, internet yahise izamuka. Mu mwaka w'1989 za ntambara z'ubutita zirangiye, globalization yahise itangira ishinga imizi. Isi iva mu bikuta yinjira mu mawebu, iva muri division yinjira muri integration. Mu myaka yabanje kugira ngo umukire byasabaga kuba ufite inganda, ufite amaranshi y'inka nyinshi cyangwa se ufite amariba ya za peteroli. Mu myaka yabanje byasabaga kuba ufite ibirombe by'amabuye y'agaciro nka za zahabu, za uranium na za kolta na za diama kugira ngo witwe umukire. Muri iyi myaka y'amakuru, information and automation age, amakuru yonyine yirirwa atemberezwa na za tekinoloji kubw'ingufu za internet na mudasobwa ndetse na smartphone yaguhindura umukire. Ntabwo ukeneye ibintu bifatika nk'ubutaka na za zahabu cyangwa se amariba ya za peteroli kugira ngo witwe umukire. Alright,
ba rwiyemezamirimo bakiri bato kandi b'abaherwe baremye za Snapchat, YouTube na za TikTok ndetse na WeChat barabigaragaza. Ku madolari make ushobora kugendera ku makuru runaka wifashishije tekinoloji, ubundi ugakorera amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari muri iyi myaka y'amakuru cyangwa se information age. Reba nk'izi biliyoni ya brands cyangwa se aya makampani arimo amabiliyoni n'amabiliyoni y'amadolari. Amazon isa nkaho nta store igira ku buryo wavuga ko Jeff Bezos ari byo bimugira umuherwe wa mbere ku isi. Uber nta nganda z'imodoka itunze kandi ikoresha amamodoka n'amamodoka. Facebook ntikora contents. Alibaba nayo isa nkaho nta store igira ku buryo wavuga ko ari byo bituma Jack Ma aza mu baherwe ba mbere ku isi. Airbnb nta real estate itunze kandi babyaza umusaruro amahoteli n'ama real estate menshi ku isi. Netflix ntago ari channel ya televiziyo. Reba kuri kampani ya Tinda, Bitcoin nta mafaranga agaragara n'amaso ikoresha kandi hano hanze hari ababiliyoniyazi bafite ubutunzi muri za Bitcoin, amabiliyoni n'amabiliyoni. Urugero nk'uriya muherwe wakoze Binance. Ibyo byose cyeka ko ari iki byabibagejejeho ni ikoresha bubasha ry'ingufu za internet na tekinoloji cyangwa se leverage of technology mu rurimi rw'icyongereza izo kampani zikoresha. Alright guys, reka turebe ibitekerezo bitandukanye by'abantu batandukanye bitewe n'aho baherereye mu buryo bwo gushaka ubukungu cyangwa se ubutunzi, ubundi uhitemo ibyo ugomba gukurikira. Reka duhere ku ba mbere batekerereza mu myaka y'ubuhigi. Uzumva bavuga ngo mbega ishyamba ryiza, uwajya kurihigamo kabisa buriya ririmo inkwavu n'amasatura. Reka turebe batekereza mu myaka y'ubuhinzi n'ubworozi. Uzumva bavuga ngo umwuga ni uguhinga no korora. Erega amafaranga asigaye mu buhinzi, ibindi byose nta kigenda pe. Mbega ikibaya cyiza kirimo ubwatsi bwiza bwo kuragiramo, wakima nakwiyororera za kiroko za sine na za nkungu na za mayenji. Imyaka iri imbere naba ndi umukonyine pe. Mbega ubutaka bwera imyaka. Ubutaka bwera imyaka erega niryo pfundo ry'ubukire, ibindi byose nta kigenda byaranze. Abo ni abatekerereza mu myaka y'ubuhinzi n'ubworozi uburyo batekereza. Reka turebe batekereza mu bihe by'inganda uburyo batekereza. Nkeneye kwiga amashuri menshi rega nibwo nzabona akazi keza kampemba menshi ubundi nzamurwe mu nzego mpembwe amafaranga menshi. Ubutunzi bufitwe rega n'abafite amariba ya za peteroli na za gaze n'ibirombe by'amabuye y'agaciro. Ubutunzi butunzwe n'abafite inganda rega, abandi bose barajijisha rwose. Nkeneye akazi keza gatekanye kampa moto cyangwa se imodoka yo kugendamo kananyishyurira ubwishingizi bwo kwivuza. Iyo niyo nzira y'ubutunzi nta yindi. Sinkeneye kwiga ibikorerwa kuri internet cyangwa se online, nifitiye ubwishingizi bw'abakozi government zanyitaho n'insaza impa pension. Sinkeneye guta igihe cyanjye shyira muri risk amafaranga yanjye nizigamiye mu isanduka ry'ubwiteganyirize bw'abakozi. Erega akazi gatekanye niyo nzira y'ubukire, gashobora no kuguha avance siri salary maze ukagura inzu ugakora ubuzima bwawe bwose wishyira iyo nzu. Guys, warubizi se? Ibyo ni ibitekerezo by'isi zitakibaho byajyanye n'igihe cyabyo. Guys, reka nkubwire ibanga rimwe mbere y'uko kurikira cyangwa se wizerera mu bitekerezo by'umuntu. Ujye ubanza ukoresha inyurabwenge yawe ubundi urebe neza imyizerere y'uwo muntu aho iherereye mbere y'uko ukurikira inama ze. Ujye ubanza urebe ko yizerera mu cyerekezo cy'inzozi zawe cyangwa se niba abona neza icyerekezo cy'isiganamo. Ujye ubanza urebe imitekerereze y'uwo muntu niba iri mu cyerekezo cy'imyaka y'ubuhigi, mu cyerekezo cy'imyaka y'ubuhinzi n'ubworozi, cyangwa se urebe niba imitekerereze y'uwo muntu iherereye mu myaka y'inganda cyangwa se mu myaka y'amakuru na tekinoloji. Ubundi nawe wirebe igice ushaka guhinduriramo inzozi zawe impamo, nubona bihura ukurikira ibitekerezo by'uwo muntu. Alright, hari insigamigani yamamaye cyane ivuga iti uzawe mu myaka 5 iri imbere bigendera ku bitabo usoma ndetse n'abantu marana nabigiye. Ngira ibyo ukurikira nonaha ubundi mpite nkubwira uzawe mu myaka 5 iri imbere. Nuramuka ukurikiye inzira ababyeyi bawe banyuze ushaka iterambere cyangwa se ubutunzi muri iki gihe tugezemo, uzigera na rimwe ubigeraho, ndakurahiye kuko isi yarahindutse. Kubera ko inzira z'ubutunzi ziri mu mitwe y'abo bantu bakuze, nge ndakubwira ukuri ko zitagikora mu myaka tugezemo, zarangiye kera, zajyanye n'igihe cyawo. Ukeneye inzira za nyazo z'igihe tugezemo zo gukoreramo amafaranga no kubakamo ubutunzi. Alright,
urakoze cyane kureba iyi video. Ibitekerezo byawe muri comments ni iby'agaciro, ni ingirakamaro. Reka twongere duhure muri video ikurikira. Ukomeze ugire ibihe byiza. Bye bye.